Ndabashoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ni mwene somo Kristo Yesu Pastor Alex. Nezerewe Imana uyu munsi kubera uko Kristo wamaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'imbaraga, turagushima ko duhaye umwanya wo kuganira na bene data ijambo ry'Imana. Nyemerera aho umugisha buri muntu wese ugiye kuryumva kandi rigire aho rimukura naho rimugeza. Umwuka wera wa Kristo Yesu ayo muri twebwe kugira ngo dushobore kumenyesha abantu icyo Kristo abashakaho. Tubisenze gutyo mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Nehemiya, ibice byaho 6, turasoma n'umurongo waho wa 9. Twumve ijambo ry'Imana rivugana natwe. Biri ijambo ry'Imana aravuze ngo bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatenebuka umurimo nukorwe, ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Imana ishimwe cyane. Nago tujya muri byinshi ngo twinjire mu buryo abana ba Isiraheli banyazwe bakanyagwa n'umwami w'i Babuloni. Uko niko byagenze, na amateka maremare. Barabajyana, ariho bajyanye ba Daniyeli, ariho bajyanye ba Saduraka, ariho bajyanye na ba Meshake na ba Bedenego, babatwara i Babuloni, ndetse n'uyu Nehemiya na ba Izira n'abandi. Ariko nubwo bari barajyanywe, hari ijambo ry'Imana. Imana yari yaravuganye nabo. Hari ubuhanuzi bwari bwaravuzwe yuko bazajyanwa, kandi igihe kikagera Imana ikabagarura. Bari bafite amasezerano. Nshuti y'umusaraba, ndashaka kukubwira ngo na jambo Imana ivuga ngo riheri. Intego yanjye y'ijambo nyamukuru iravuga ngo Imana igukomereza amaboko. Ariko nashaka no kukubwira ngiri ngo na jambo Imana ivuga ngo riheri. Mu buhanuzi nuko bagombaga kumarayo imyaka 70, nkuko byari byarahanuwe n'umuhanuzi Yesaya ndetse n'abandi bahanuzi. Inshuti z'umusaraba, bahuye n'ibibazo bikomeye. Murabizi uko bashinyaguriwe muri byinshi, bakajya bababwira ngo muturirimbire ku ndirimbo zanyu, nabo bakanga bavuga ngo ntago twaririmbira indirimbo z'Uwiteka mu mahanga. Nshuti y'umusaraba, hari ibyo nawe birashoboka yuko hari ibyo urimo bituma utakiririmba, bituma utakinezererwa Imana. Ariko mu izina rya Yesu ndagusengeye kandi nkwizeza yuko Imana ijya irinda ijambo yavuze, kandi yuko Imana igiherekeza iryo yavuze kandi karisohoza. Ntago ari ibyo gusa kandi Imana ikora, ahubwo Imana irinda n'uwo yaribwiye kugira ngo irisohoze. Ndagiye mubwire ngo ijambo Imana yakubwiye, Imana niyo kwizerwa, iryo yavuze izarisohoza. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya irambwira ngo imyaka 70 ishize, murabizi uko Daniyeli yavuze ngo nsomye ibitabo bimbwira ko imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni ishize, ngo nuko nangira gusenga no kwicisha bugufi no kwatura ibyaha byanjye. Reka nkubwire aya magambo kandi ntuzayibagirwe, inshuti z'umusaraba. Ijambo rya mbere, ntago Imana igikora ikosa ryo guha umuntu ikigeragezo itabanje kugicisha ku munzani. Ikigeragezo cyose Imana izanye ibanza kugicisha ku munzani. Nishobora gukora ikosa ryo kuha ikigeragezo umwana wayo itabanje kugicisha ku munzani. Ijambo rya kabiri, ntago Imana igikora ikosa ryo gutanga ikigeragezo itabanje kugiha igihe kizamara. Ikigeragezo cyose Imana itanga ibanza kugupima, yarangiza ikagicisha ku munzani, ikareba yuko igishoboye, yarangiza ikagiha igihe. Ndagira ngo nkubwire ngo ikigeragezo Imana
Imana yaguhaye cyangwa ufite uyu munsi, icya mbere Imana yabanje kugipima, kandi ijambo rya kabiri Imana yayihaye igihe cyacyo nikirangira nakitambika umugambi w'Imana kirangiye rwose. Imana itugirire neza. Ibigeragezo biva hano hatatu: hari ikiva kuri Satani, hari ikiva icyo umuntu yikururiye, n'ikiva ku Mana. Ikiva ku Mana nicyo nakubwiye yuko ibanza ikagipima kandi yarangiza ikagiha igihe. Ikiva kuri Satani icyo cyo kiba kigambiriye kukugusha. Turasenga Imana, cyangwa se ujya imbere y'Imana ugasenga, icyo ukagikuraho. Icyo umuntu yikuriye nacyo bisaba kujya imbere y'Imana ugakosora ya makosa wakoze, ukinginga Imana, nacyo Imana ikagikukuriraho. Imana itugirire neza cyane. Ijambo mfite nirivuga ngo Imana igukomereza amaboko mu byo unyuramo, amaboko yawe natenebuke. Reka nkubwire, wahamagawe n'Imana, uri mu murimo w'Imana, ariko uri guhura n'ibintu by'ibikuta utigeze umenya, utigeze uteganya. Umwanzi agenda azana amabariyeri, akagenda ashyira imbere yawe kugira ngo utabasha gutambuka. Hari ibigusenya mu murimo w'Imana Imana yaguhamagariye, hari ibigusenya mu kuririmba, hari ibigusenga mu gusenga, hari ibigusenya mu kushumba itorero, hari ibigusenya mu Mana Imana yaguhaye. Ariko ndagusengeye mu izina ry'Umwami Yesu kugira ngo Imana yongere gukomereza amaboko. Bibiliya irambwira ngo batashye mu byiciro, nabyo sinshaka kubirondora, umwanya ni mutoya. Ariko mu cyiciro uyu mwene data yatashyemo, buri wese hari abatashye baguma, hari n'abatashye basubirayo, n'uyu nawe ari mu basubiyeyo. Ariko ikintu cyari kimuzanye ngo yarazanywe no gusana inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse, zisenyuwe n'umwami Nebukadinezari ubwo yateraga i Yerusalemu akahasenya. Misiyo yari imuzanye nuko yaraje kugira ngo abashe kugira ngo asane inkike. Ariko muri uko gusana inkike yari afite abanzi batatu bakomeye, harimo Sanibalati, harimo Tobiya, harimo na Geshemu. Abo bamubwiraga yuko bidashoboka. Yahuye n'intambara nyinshi, bamukangishije muri byinshi, bazanye ibicanege byinshi. Muri izo bamubwira ntuzabishobora, ibyo wubaka ingunzu zizabisenya, ibyo wubaka ntibizabaho, ibyo wubaka ntago bizemera, uragambana. Bavuze ko kugambana wagandiye umwami. Ariko uyu mugabo arahagarara, arashikama, kubera yuko yari arimo Imana. Mu buhamya atanga mu magambo dusomye ngo bashaka kudukangisha, bamukangishije muri byinshi. Tuzavuga ko kugomera umwami, wariho inkuru z'ibihuha, ngwino dure mu gikombe cya Onu, ngwino dure mu rusengero. Ariko aravuga ngo nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasange, kubera yuko ndakora umurimo ukomeye. Haleluya. Nta mpamvu ihari muri izo ntambara yo guhagarika umurimo w'Imana. Nta mpamvu yo guhagarika kuririmba, nta mpamvu yo guhagarika gusenga, nta mpamvu yo guhagarika kuvuga ijambo ry'Imana. Ntayihari iyo nayo. Haleluya. Aravuga ngo nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasange, kubera yuko ndakora umurimo ukomeye. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Bibiliya irambwira ngo aha twasomye ngo bakomeza kudukangisha, ngo bibwira yuko amaboko yacu azatenebuka. Hari abagutegereje yuko bizakunanira, hari abagutegereje yuko uzabivamo, hari abagutegereje yuko uzangara. Ariko reka nkubwire, ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana igukomereza amaboko. Ngo nuko ngo turasenga, ngo turabwira Imana ngo Mana udukomereza amaboko. Imana nishimwe cyane. Dusenga Imana, niresengesho mfite, Imana igukomereza amaboko. Amaboko yawe natenebuke. Sanibalati barahari, Tobiya barahari, bakeneye kubireka, batanejejwe. Abakozi ba Shitani batanejejwe nuko umurimo w'Imana ukorwa. Ariko subira imbere y'Imana ibwire ngo Mana ongera unkomereza amaboko. Umuyibwire ngo Mana barahari, ibicanege bira, ariko usenga ubwire Imana ngo Mana nkomereza amaboko. Reka dusenga Imana. Uhuye n'ibicanege byinshi, uhuye n'ibikurushya, uhuye n'ubugambanyi bwa Tobiya, uhuye na ba Geshemu, uhuye na byinshi, uhuye n'amajwi menshi, uhuye n'inzandiko nyinshi. Ariko aravuga ngo nta mpamvu yo kumanuka ngo
mwene data nta mpamvu yo kureka umurimo, nta mpamvu yo kubireka, nta mpamvu yo guhagarika urugendo, kubera yuko hari Imana igikomeza amaboko y'abatenebutse, hari Imana igishyigikira abanyantege nke bakaba abanyembaraga, hari Imana igikomeza ibitakomeye. Aho ubona biri kudigadiga bitari kwemera, aho niho Imana igihagurukira. Subira imbere y'Imana usenge ubwire ngo Mana unkomereza amaboko. Imana iguha umugisha, Imana igukomereza amaboko mu buririmbyi, Imana igukomereza amaboko mu gusenga, Imana igukomereza amaboko mu ijambo ry'Imana. Kuri buri muhamagaro wose Imana yaguhamagaye, ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana igukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Jya imbere y'Imana usenge, ongera usubire mu kwiriza ubusa, usubire ku karago wibwire ngo Mana mbabarira. Amajwi ya Tobiya na Geshemu ibicanege byabaye byinshi, ndeka umurimo, ariko wibwire ngo Mana kubw'ijambo ryawe wakomeje amaboko ya Nehemiya, wakomeje amaboko y'abatubanjirije, uyibwire ngo Mwami nanjye ndaje kugira ngo nkomereze amaboko. Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha, Yesu agukomeze, Yesu akwambika imbaraga mu izina rya Yesu w'imbaraga. Ndasengera mwene data mushiki wacu wahuye n'ibicanege bitandukanye bikamukura mu muhamagaro wawe, bikamwangisha umurimo, bikamwangisha urusengero. Yahuye na ba Tobiya, yahuye na Geshemu, yahuye na Saniparati. Abo niba bikeneye yuko umurimo ukorwa, yuko wubakwa, ariko mu izina rya Yesu ndasenze Mana, komeza amaboko y'abadakomeye, byutsa abaguye, suka imbaraga z'Umwuka Wera, kora ibikomeye n'ibitangaza mu buzima bw'abantu bawe mu izina rya Yesu. Reka amaboko y'Imana akomeye ashikamire imigambi ya Saniparati, imigambi ya Tobiya, imigambi ya Geshemu. Uyu mwene data yongere guhaguruka no gukomera, abashishwe gukora umurimo w'Imana umukomereza amaboko. Urakoze byiringiro bizima, urakoze gitari kisungwa n'amahanga, bana n'abantu bawe. Umwuka Wera wa Kristo afashe itorero kugira ngo Mwami ribashe guhagarara ridatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izina rye nirihabwe icyubahiro mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu abahe umugisha.